reka twerekeze mu kandi gace tugiye mu rwenya. Uyu nguyu rero akaba ari Twahirwa, akaba ari umwana twavuga ngo utangiye afite imyaka 19 yamenyekanye ku rubuga rwa TikTok, afite ukuntu nyine agira gutya akigana ibintu byagiye bivugwa atari we ubivuga ariko amashusho ukagira ngo niwe uri gusubiramo ibyo abantu baba bumva. Uyu nguyu rero twaraganiriye agaruka kuri urwo rwenya, byatangiye gute ndetse uyu munsi ahagaze gute n'inzozi afite ejo hazaza. Ngira ngo abenshi ubundi bamuzi nk'umwami wa TikTok cyane Lavanere. None hari amafoto yagiye yicaye yambaye noneho nk'abadamu. Abantu baba bazi ko ngo ari umukobwa. Abantu benshi baba bazi ko ari agakobwa kandi n'umusore. Tangiriye muri secondaire mu wa mbere igihembwe cya kabiri, byari beko byavuna, ariko kuko icyo gihe nakinaga bambwiye ati we kuri TikTok nasanga video y'umukecuru nkavuga ati ngiye gukina ndi umukecuru, hanyuma mbese nse nk'uwihaye role mbikore nka repetition, mbikora rimwe kabiri gatatu kugeza aho byageze kuri video ya 46 aba ari abantu benshi bamenye cyane. Ni amavideo 19 Kankwanza yarimo yashaka kuvuga ngo COVID-19 avuga amavideo 19. Agatekerezo nungutse bushoboka, ntuzaririmbe kwirinda malaria gusa, uzaririmba mu ya ndwara yitwa amavideo 19. Reka ubwo wabaye utekaho ntabwo ari amavideo 19 ko numva bavuga se. Reka da ni coronavirus cyangwa COVID-19 niryo zina bayihaye COVID-19. Ntabwo ntukazebye rwose, reka ntukazebye nawe. Iyo ugiye guhitamo video wowe uzi ibyo ukina, uhitamo video ugendeye kuki? Ngewe nkora video ifite ubutumwa ariko isekeje, ntabwo nkora video isekeje ifite ubutumwa. Cyambere aba ari ubutumwa, cya kabiri bikaba bisekeje. Kandi iyo ifite ubutumwa bufitemo urubyiruko, bufitemo abantu bakuze, bufitemo n'abana bato bose. Rero nizo video nkora nuko nzihitamo. Wenda urugero rw'ibyo wakora cyangwa se utakora ni nk'izihe video, cyangwa se ni nk'abahe bantu ubutumwa wasubiramo ubundi utasubiramo kugira ngo twumve ikigenderaho? Biterwa n'amagambo arimo. Hari igihe haba harimo nk'amagambo atari meza ku buryo bamwe bashobora kuvuga ngo ni meza nyine abantu bakayashidikanyaho. Nyine haba harimo amagambo meza nyine yumvikana na buri umwe wese ku buryo nta kintu byagira, nta impact mbi byagira kuri njye cyangwa ku bazireba. Ukora video ushyira kuri social media, ese audience yawe ni abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga gusa cyangwa se nta ujya utekereza ko n'abatazikoresha hari uburyo nabo wajya ubakorera komedi nk'izo tubona cyangwa video nk'ayo tubona? Gahunda zawe cyangwa se abo utekereza ibikorwa byawe bigeneye ni abakoresha imbuga nkoranyambaga gusa? Oya, kuko n'ubundi ndimo nkorana na Clapton, turimo tubigira binini kuko n'ubundi nta mwana uvuka ngo nakure. Rero nabiriya byaravutse abantu barabimenya, birimo bigenda bikura. Mu minsi iri imbere hari ikintu turi guteganya ku buryo bizaba byatangiye kujya kuntoza yaba kuri stage no ku ma YouTube channel. Yego ndayifite, ariko hari ikintu turi guteganya kinini. Giterwa n'iki? Ntibakora ibyabo, hari uwo ntunze se. Hari uwo ntunze igihe bafite ubushyuhe se wababwira ngo nibagumaho bakakwemera? Bari abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe. Uranseka iki mwana wa Kasiyana? Yinseka ejo bundi nzabona nawe utwite. Avenosia yimbwira ngo mu video yose umaze gukora ni nk'iyo video y'umwihariko yagushimishije ewa niyo uyibutse cyangwa se uhora uvuga uti ngiyi mu mavideo menshi wakoze kiyankoreye umuti? Ngewe video zose ziranshimisha, ariko video ya mbere yanshimishije numva nanjye ndishimye ni iriya ya mbere yamenyekanye, kuko niho nahise ngira amahirwe yo kumenyana n'abantu benshi. Niyo yatumye igihe yanshimishije cyane, niyangejeje kure. Iriya ya amavideo 19 ikurikirwa n'indi abantu benshi bakunze ngo ya Trump ukuntu coronavirus ngo bajye bayihanahana n'abashinwa. Nuko
n'uyu perezida wa amerika niwe nde perezida wa amerika ninde harya Trump Trump rero niho ngo yatekewe niho bayitekeye kwa Trump arayikanika ashyiramo jeke amaze kubona yuzuye nimba yarabacitse ibafashe mu Bushinwa maze irabatigisa abashinwa nabo bakayikubita amaso bati he aho iturutse turahazi barayikanika nabo barayikanika ibiragiye no mu banyamerika ngo do ikubitaye noneho bicika biracika barapfa kugera naho Trump ajya kubaza Ubushinwa ati nimutubwira agati mwanyoye twebwe ibyacu byacikiye ku rucucu nk'imyenda tujya tubona wambaye ndavuga ku bitenge cyane cyane iyo uri kwigana nk'ababyeyi cyangwa se abakecuru bigenda biti urayishaka uyifite bigenda biti ubundi ubu nyine ni imyambaro y'akazi bifite n'aho ibitse urayigura irabitse nyine rwose urumva mba ngomba kugaragara kuri videwo bisa neza urumva rero ntabwo wayiterera aho ngaho ni imyenda y'akazi igomba kubahwa iba iri ahantu heza wenda kuba ujya babona ibyo ukora inshuti zawe cyangwa se reka tuvuge mu rugo nicyo bajya bakubwira cyangwa se babibonye kuriya abantu bakunze video zawe ubutumwa burimo nicyo bakubwira bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo nta muhanuzi wemerwa iwabo nyine babibona nk'ibisanzwe ntabwo aba ari ibintu birenze ariko iyo babonye video igize umusaruro itanga baravuga ati komereza ndagira ngo noneho umpe ishusho ababyeyi bawe bakibona video yawe ya mbere byagenze biti bakubwiye iki bakimenya ko cyangwa se bakibona wirikodinga cyangwa se bakibona n'akavideo ka mbere ndagira ngo byishusho yuko byageze icyo gihe bakubwiye iki mbere ho byarabagoye kugira kumva ngo none umwana yasohoye video itangiye kuzeguruka igihugu cyose urabiza bamahita bati arumva ibintu have ibi bintu bisubize ntibizanige no hanze ariko ubu ngubu kuko babonye ko hari ikintu kizima bimaze kungezaho baravuga ati komerezaho bakama n'ubufasha ko burya abantu bakoresha TikTok barabizi neza ko bikenera internet ihagije kandi ngewe iyo nkora wenda nkora nka video nk'umunani ku munsi nzikorera icyarimwe ubwo rero ugasanga ngewe kanakubwiye rwose mwana wanjye rwose wigumya kumbaza ibyo byose mumbwire ntacyo nzi mu mutwe wanjye mpa nkwambuye kubera iki se byagenze bite ashwe ntabwo no kwiga narigaga ariko nta kintu nafataga mu mutwe oya ntabwo bishoboka gusa igihe mu ishuri byagendaga naricaraga nkiga nkataha ugataha ntabwo naguhisha mba nkwambuye oya nukuri ntukanampishe burya ntabwo nabahisha ubwo se wajyaga mu ishuri ugataha nta kintu na kimwe icyakora nagiraga nk'ijambo rya patiri na mwana nari umutagatifu amina ubwo ni icyo cyonyine wakuyeyo mu ishuri subu iryo shuri ryabaga rimeze rite Nedawuri mu ijuru Nedawuri mu ijuru ndakuramutsa Mariya Nedawuri mu ijuru urayizi neza Nedawuri mu ijuru ndakuramutsa Mariya mubyeyi wanjye narabyibagiwe majije gusaza nasubiye bwa